Muga Mahoro. twe turi abanyamakuru dukunda no kujya tugusura rimwe na rimwe. Si wa muganga wigeze kugaruza amafaranga yari yarariwe n'abapfumu, amafaranga yari yarariwe aba diaspora. Yego. Wa musaza wa Rwangeyo umeze neza. Ni amahoro sha mwana wanjye. Hari umuturage twasuye ariko tugeze dusanga arimo aranuka amafi. Afite icyuka kinini cyane, yagiye mu baganga ba kizungu, ajya mu kinyarwanda ngo amuha imiti y'ibyakatsi n'ibiki. Yego. Nabarimo arakumva, sinzi ukuntu mu bushobozi bwawe cyo mu mateka yawe ushobora gukora ibitangaza. Mumpe tuvugane. Uri mu rugo iwawe? Ngo nshakire base. Nshakire n'amazi makeya. Hanyuma maze gukwita icyuhagiro. Hanyuma ibindi umura biragenda neza. Ndabona ari umukobwa wamuroze. Yabenze. Abibonye gute se muganga ukabyara ko nta bitangaza byawe? Nuko yarambwiye ko yasangiye n'abantu. Yego. Ibyo nari mu agomba gukora. Urumva? Yego. Ariko rero nutivuza mwana wanjye. Uranyumva neza? Ndakumva. Uraza no gutuma amasazi. N'ubundi rimwe na rimwe hari igihe njya kubona nkabona ibisazi byinshi biraje. Ariko nabyihungura nkabona ziragiye, ariko hakagenda haza imwe ariko n'ubundi mfite ikibazo cy'uko mu minsi iri imbere natangira kubona amasazi aza ari menshi. N'abantu baba banyinuba ari benshi, ubusinjya mu bantu. Tumushakire? Agatama. Agataka gake cyane. Yego, itaka risanzwe. Gacireho kabicyondo. Yego, mu kiro kabicyondo. Gacireho wowe kabicyondo. Yego, hano hasi uranahari. Hanyuma ugasige muri izo ntoki ziwe yaresheje ayo mafi. Ndetse ndebe. Yese nyamusuka nizira ko umeze neza uri hose mu cyo giye tarukanye burasirazuba y'Iburengerazuba amajyepfo amanyaruguru. Nitwa Chekechoa. Simbuga byishikuru no munsi kuko iyo wumvishe umuvandimwe wawe ahuye n'ikibazo gitandukanye n'ibindi byose, cyangwa iyo wumvishe ko mvuze ngo umuvandimwe so twavukanye yewe se no twariranywe, ariko ni umuvandimwe, ni umugabo mugenzi wanjye wari ufite ubutunzi umuhanzi, yari afite stade coiffure, ariko no munsi tugiye kumukora ubuvugizi turibanda kuri gahunda zitandukanye. Bamuroze kunuka amafi mu bantu baramuciye muri na salo yakoreragamo. Kuri ngo byarangiye tugiye kumusura cyangwa tugiye kumutembera ahantu, ariko ko gahunda dufite uno munsi nuko asigaye yarishanishije no kuba yagira gute yaragera ihene. Iki kiraka yakibonye gute, yagikuye n'ahantu yibereye. Nurabiko muri no minsi kugenda tubagezaho inkuru zitandukanye kuri Kigali News 25. Ibyo twagize umwuga nibyo tunyuranamo bya buri munsi, amakuru ku mpande zitandukanye, aho dusura abagiye batandukanye, abari sawa, hari abantu ku ruhande bari mu nama zabo. Umuvandimwe aragiye ihene, twamenye amakuru tuma gahunda yo kujya kumureba, ariko gahunda zihari nuko tuza no kumufasha mu rwego kumuvuza. Muganga gakondo akagera icyakora cameraman agenda nanjye nizere ko meze neza, ariko ndabasaba cyangwa ndabibutsa muri commentaire byo tubagezaho inama n'inyunganizi, ariko hari n'abandi benshi bajya muri commentaire bakavuga ibyabo, abandi bakagumura abandi, ariko ibyo ntacyo bitwaye. Tunabibutsa ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaje gukatira Jean Paul Nkundineza igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo, aho yavuze byinshi byetandukanye kuri Nyampinga y'u Rwanda Mutesi Jolly, ndetse aho President yaramaje gusabirwa gufungwa imyaka 5 y'agateganyo. Ni inkuru itugezeho mu bindi biganiro, turaza kugeza byinshi bitandukanye, kandi umuvandimwe namubonye ndetse n'ihene tuganire twumve uko story yagenze. Ese bibaho ko umuntu yanuka amafi? Ese bibaho ko umuntu yanuka igikara? Muganga gakondo akora iki? Kamwegere nubwo mbona nyamuna nushyemo umwana abandi, kuko umwana n'ejo hazaza. Nyagera rero nshaka, ntago nshaka ihene. Nyagera hano nta kibazo. Kugize ubwoba se?
amahoro meze bite se ngo dushyiremo intera metero nubwo cyari muri corona se muvane mwamaye indi mikoro kugira ngo bigende neza umeze neza ariko uretse bazane indi mikoro kugira ngo tuze kumvikana fresh ibintu bigende neza okay akira meze neza ntago nkwirinze yewe nta nubwo turi muri covid ariko nanone hari igihe umuntu aba ngombwa akasiga mu mwanya twifuje kuganiriza naho uri n'iheneza nk'uko kuri screen barimo barazibona umeze neza ndashima Imana Kigali baracyaragera se turacyaragira kubera ko ari hafi yo mu rugo umuntu aba azisohoye nyine kugira ngo zibe zihumeka zinarambura amaguru hari ikibazo twumvishe ejo ndetse twabonye n'ikiganiro ahantu watanze ikiganiro tubaza umunyamakuru wawe kuba yaduha nomero zawe tuza kukuganiriza amakuru atugeraho ngo nubwo hari ibyo ndimo numva n'iki koko bakuroze kunuka amafi nibyo nkeka ko ari byo bandoze ako nyine nk'uko nabivuze nagiye ahantu mu gapati ntashye hashize iminsi nk'ibiri ntangira kumva mfite umwuka utari mwiza ariko aho hantu twari turi nyine nkaba narariye y'amafi natangiye kumva mfite umwuka n'ubundi nk'uwa ya mafi neza umwuka ukanga kunshiraho niyo mpamvu rero nkeka ko banduze kunuka ako gapati wagiye mu kara gapati kameze gute kara kumurye mu muryango se kara inshuti se byari bimeze bite ko numva n'amakuru ngo wari umuhanzi n'ibintu byinshi dusobanuye ko abadukurikira ahangaha hari byinshi ndetse natwe hari igitekerezo twabenda tubwire uko bimeze nimba ari uburwayi busanzwe cyangwa nimba ari ibyo waguterereje nabyo watubwira muri make ubundi mu buzima bwawe wari ubayeho gute byemeze bute ese wagiye muri ako gapati bigenze gute ukuntu nagiye muri ako gapati ni umwana w'umukobwa twahuriye muri studio ahantu uwo mwana iwabo ni Bugesera yego aza kugira akaniveriseri arantumira nyine nk'umuntu ariko hari indirimbo yari ari gukora nari namufashijemo yego yari kumwe n'abatipe babiri asanga muri studio ndi gukora indirimbo yumva ukuntu ndirimba arambwira ati ese ko mfite indirimbo wanshyiriyemo akantu ko numva uririmba neza yego indirimbo nyimufashamo hashize iminsi mike nko mu kwa 8 arampamagara arambwira ngo afite kaniveriseri ngo ninzi musanga i Bugesera turenjoyinga bigeze nimugora nko mu saa 3 nditahira nyuma y'iminsi 2 mvuyeyo nibwo natangiye kumva nagize icyo kibazo ukeka ko uwo mukobwa cyangwa abahungu bari kumwe nawe aribo bakugira ishyamba na kubera ijwi rya ryiza cyangwa impano bakubonagamo njyewe ukuntu mbikeka uwo mutipe hari umutipe umwe bari kumwe nabonaga ari sheriwe gusa nyine ntago babimbwiye sinanitaye kubibabaza ariko nabonaga ari sheriwe njye nkeka ko ari we waba yarabikoze kubera ko yabonaga uwo mukobwa asa n'unyisanzuraho barabizi abakobwa bakunda abahanzi nubwo nawe yari umuhanzi ariko hari ukuntu yambonye nyine nkeka ko aricyo cyabiteye uwo mutipe akaba yarangiriye ishyamba njye niko mbikeka kuri ubu ngubu kuki uri muri Tabaza itangazamakuru cyane ngo uri gukora ubuvugizi impamvu ndi kwiyambaza itangazamakuru ni uko mbona kuri njyewe ubushobozi butangiye kumbana bukeya kuko ubu singikora akazi nakoraga ubu karahagaze ngira ngo n'ubu naha mu Nsanze niragiye tuno duhene ni umuturanyi wambwite rero urabona abantu batangiye kujya bakwinuba teka kugira ngo ujye wirirwa mu rugo ngwino nguha akazi ujye undagirira tuno duhene ubu tundebera mu buryo rero bwo kugira ngo nanjye ntirirwa mu rugo ndeke nanjye kuguma nigunze naremeye ndagafata nyine kugira ngo ubuzima bukomeze izi hene urimo uraragira ubuzima warabwifuzaga ese igitekerezo cyaje nyine gute kugira ngo wisange uragiye ihene igitekerezo ukuntu cyaje abantu nakoreraga mu mutwe ubundi ngiye nakoraga akazi ko kogosha no kudefiriza abamama ubu rero icyo kibazo kikimara kuza ntabwo nabikomeje kuko akazi nkora ni akazi gasaba isuku ntabwo rero najya hejuru y'abantu mfite icyo kibazo ubu rero rimwe hari umukiriya wanjye nari mfite najyaga nkorera yari afite ihene umushumba we aza kugenda agiye ndabimenya ko yagiye ariko ubwo nayo imutambutseho mbona ziragiriye amazi yose bimeze bite ko wiragira arambwira ati kadogo yagiye
maze kuvuga ko yagenda ngo ese n'ubundi ko nirirwa mu rugo nta kintu ndi gukora kubizi ikibazo nagize mu kazi ko nari gukora kubera kunukira abantu wakigiriye mu kazi ukaba unyihereye akazi akaraka nkaba nzi kurebera batari kuzi ko ari byo bati n'ubundi aho kugira ngo ujye wirirwa mu rugo uri umuntu w'umugabo ukeneye kugaburira abana ngwino nguha akazi ujye uzindebera nta kundi ubwo nyine ubuzima bukomeza. Ubundi muri sosiyete wabayeho abakiriya bawe mwakoranaga muri salo ndabizi ko ufite n'umudamu muri sosiyete wari ubayeho n'uburyo wari ubanyeho n'abantu mwari mubanye gute? Twari tubanye neza cyane tubanye neza cyane ngira ngo ugeze no muri karitsiye ahantu nakoreraga bahaguha ubuhamya aho wagera hose ukavuga ati umuntu witwa Wasambu banzi ku izina rya Wasambu hano Kicukiro no turi uwo ari wese yakumera ubuhamya twari tubanye neza n'abakiriya nta kibazo kabisa akazi kagenda neza ariko ubu nyine aho hazemo icyo kibazo asa n'ibyahagaze abakiriya barampamagara Samu waje ukatwogosha waje ukatudefiriza waje ukadufira mu ahubwo ahantu nararwaye ntabwo ndi kuboneka nuko nyine akazi gasa n'akahagaze. Ufite umugore kandi murabana mu nzu mubanyeho gute bitewe n'uwo muhumuro ko nanjye ndimo ndabumva mubanyeho mute ko urimo kunuka nkaho ari samake zabuze mubanyeho gute abagore ndabizi baranena cyangwa bivumbura ukundi kuntu mubanyeho gute? Abagore barihangana nibo bantu nabonye ba mbere bihangana umudamu nyine arihangana kubera ko nta kundi yabigenza arabizi ko ari ikibazo cyaje kinunguye akiteguye ntabwo nanjye nari nzi ko byambaho nyine warihangana tu n'umudamu wanjye. Wajya kwivuza? Ngerageza kwivuza n'ubu ngubu amafaranga yanshizeho amafaranga menshi twarashize kubera kwivuza ariko byaranze. Dufite umuganga gakondo ukora ibitangaza bigiye bitandukanye ugaruza ibyibwe ndetse byinshi na byinshi n'ababa baranyazwe imitungo yabo n'ibindi agerageza kubafasha. Niwe muganga amaze kubona akora byinshi bigiye bitandukanye. Ngiye nkunga nifuza ko nagufasha wajya mu kizungu ariko ntabwo wajya mu kinyarwanda. Mu kizungu nabanje kujyayo mbonye byanze njya mu kinyarwanda. Kinyarwanda bakajya bampa imiti y'ibyakatsi nyine bakama byo kunyikiza ariko biranga. Ariko mu kizungu bamaga ibintu by'amaparufe ibyo niteraga ariko n'ubundi bikanga bikabijusha. Ku murongo wa telefone kamutungure nimba atari mu kazi nta kibazo, nimba ari mu kazi nabwo ubwo tuzareba ukuntu bizagenda natwitaba nta mahirwe kuri we natatwitaba ubwo nta kundi uzashaka uburyo ubije mute ko utanyitaba kaza kimamagara nomero yanjye se twumve kanyitaba byanga duhamagare yacu kandi kamamaga n'umuntu numve ko twari tuvuganye umuhugita ese gato noneho twari twakutira katirikodingi twagiye muga mahoro twe turi abanyamakuru dukunda no kujya tugusura rimwe na rimwe si wa muganga wigeze kugaruza amafaranga yari yarariwe n'abapfumu amafaranga yari yarariwe aba diaspora? Yego wa musaza Rwangeyo umeze neza? ni amahoro sha mwana wanjye. hari umuturage twasuye ariko tugeze dusanga arimo aranuka amafi afite icyuka kinini cyane yagiye mu baganga ba kizungu bya mu kinyarwanda ngo amaye imiti y'ibyakatsi n'ibiki. Yego nawe arimo arakumva sinzi ukuntu mu bushobozi bwawe cyo mu mateka yawe ushobora gukora ibitangaza mumpe tuvugane akira Halo gereza mikoro aho muri aho nawe urwaye gutya narwaye nagiye ahantu nyine baranduga ibintu byo kunuka ariko nagiyeyo mu Jeriseri kurya y'amafi ariko ayo mafi n'ubu ngubu yanze kumvaho neza yari umunende wakoroze mwasangiraga? nasangiye n'abantu benshi gusa sinamenya ngo ninde ariko twari benshi.
ubu urahagana he muri hehe? Kicukiro. Muri mu rugo se? Uri mu rugo iwawe? Ngo nshakire base. Nshakire n'amazi makeya. Hanyuma mbanze gukwita icyuhagiro. Hanyuma ibindi umura biragenda neza. None se muga ko ibyo ngibyo uri muramubwira ko turi ahantu aragiye ihene turabigenza gute tuze kumusura niwe mu rugo? Oya niba aragiye ihene. Yego. Nta kibazo. Yego. Ndagira ngo rero mbereke none ibintu twavuga niba aragiye ihene. Yego. Mwana kuma ngiye. Ntabwo twari tukumenya ngo nimba aragiye ihene. Mbabaza nkubwire. Yego. Ndabona ari umukobwa wa Muruzi. Yabenze. Abibonye gute se muganga ukabyara ko nta bitangaza byawe? Nuko yarambwiye ko yasangiye n'abantu. Yego. Ibyo nari mu yagomba gukora. Urumva? Yego. Ariko rero nutivuza mwana wanjye. Uranyumva neza? Ndakumva. Uraza no gutuma amasazi. N'ubundi rimwe na rimwe hari igihe njya kubona nkabona ibisazi byinshi biraje. Ariko nabyihungura nkabona ziragiye ariko hakagenda haza imwe ariko n'ubundi mfite ikibazo cy'uko mu minsi iri imbere natangira kubona amasazi aza ari menshi. N'abantu babanyinu bari benshi ubusinjya mu bantu. Ujya mu bantu bagiye. Inzira agiye ahantu nyine kubera ko akazi nakoraga kahagaze. Niyo mpamvu nyine nabaye mfasha akazi ko kuragira ihene kubera ko ari akazi gatatuma njya mu bantu. Uri kumwe n'uwo mwana w'umunyamakuru mu Turi kumwe. Ni mwe mwenyine? Ni twebwe twenyine. Na kameramani gusa. Mugo Nakumva muga. Ndabizi ko busatsi tutanye na buri kimwe. Niyo mpamvu nayo nkwamagaye. Tumushakire? Agatama. Agataka gake cyane. Yego, itaka risanzwe. Ugacireho kabicyondo. Yego, mu kiro kabicyondo. Ugacireho wowe kabicyondo. Yego, hano hasi uranahari. Hanyuma basige muri izo ntoki ziwe yarishije ayo mafi. Etse ndebe. Ngo nka kiro kabicyondo. Muri izo ntoki ze. Hanyuma ejo se yaboneka? Ejo yaboneka. Yego. Gasige mu ntoki ziwe. Yego. Hanyuma ibintu banze bigabanuka kuko ibintu zarishije amata. Ari se muga iri taka risobanuye iki kuba wenda uno muntu uko washira mbere yuko ejo aza kwivuza iwa? Iryo taka. Ni ibintu bigendagenda ku isi. Ibi ni byiza. Impamvu gucira igihugu kugira ngo niba yaraririye ayo mata. Bamwe mu nshuti ze batangiye kugira ngo ibintu tubikureho. Nabikoze naciriyemo harya ngo agere gute? Urabisiga mu ntoki ziwe yarishije ayo mata. Nimero zacake nimero yanjye ni ya 0780. Yego. 52 19 n'abandi bajye bamugara nta kibazo uzagenda. Ubwo n'abandi bo hanze ugenda ufasha n'abari mu Rwanda hose nta kibazo. Babanza kakamenyetso ko guteranya urabizi 250. Yego. 0. Yego. 5. Yego. 5 noneho wa muhango yamaze kuwukora kakiragiye ihene se atahane nazo cyangwa agume mu kazi ejo aribwo zagufasha. Ndizere ko nizere ko no muri ka kazi kanyu ushobora no kumufasha muri ijoro ukaba wanamugendera ngo no mu bagendera n'aya mafoto ushobora kuyakoreza n'amazina ukamufasha natwe ni mu rwego rwo kumufasha. Reka tugushimire ukomeze akazi kandi ugire akazi keza ukomeze ufasha abababaye. Mwana wanjye uwo muntu ntakiye kandi urabizi ko abantu benshi njya bafasha.
urakoze cyane. Ubwonko birashana itakunamo. Bamwishe muganga uretse kumfatira mikoro aravuze ati fata agatago gacireho mushyire mu ntoki narangiza agire ahuze ibiganza agiye ngo zantoki warushije amafi ngo mu kanya nibyiza kubona yababyumvishe ibya Kiruti. Ndishimye cyane kabisa ntako mutagize, ni ukuri itangazamakuru turayishimira, ubuvugizi ubundi nibwo nari nkeneye, ni ukuri kose murakoze. Wumvishe ko akuye ngo wowe ntabwo waruzi umuntu wakuroze ariko wacishe mu magambo ngo umukobwa ngo umuhungu muri studio, urumva ko wari waritereje umukobwa n'abari abantu naho wari urumva ko umukobwa n'umukobwa ari mufitanye ikibazo. Tuvuge ko yankunze wenda nkaba ngiye narabigenzemo gake, ariko siko nari namubwiye ko mfite urugo. Atanze nomero ze warazumvisha hamwe ngo uzifate umuhamagaje ajye kumureba. Nta kibazo ndaza kumuhamagara rwose. Nyuma ko usize izo ntoki zawe se ajyemo agataka urimo kwiyumva ute? Nazo ngo ntabwo ukomeza kunuka cyane uranuka ariko atari cyane Ndumva bitangiye kugabanuka. Ese ubundi nta bundi burwayi bugiye kubaho nyuma yuko uri ibyo? Kuva nabaho mu buzima bwanjye n'ubwa mbere nari ndwaye rwose, ntabwo nigeze ndwara, nta n'umuntu yigeze andoga, ndinze ngera ahangaha nta muntu urandoga, ni ubwa mbere byawe bimbayeho. Turangiye ahantu hari salo yawe tuze kuyisura tugaragaze wenda icyapa cyayo, wenda n'umugira neza ushaka no kugufasha kwa kwivuza muri bano baganga uzatanga akantu pe, niko kuri ngiye nkuhaye kuko nawe urabizi no kwa muganga niyo ufite mituweli hari amafaranga utanga bakakuvura. Birumvikana ntabwo nabura kugatanga rwose, ngize amahirwe ngakira. Abantu bose bari baramvuye byarananiranye, ariko ubu ngize amahirwe ngakira, ni ukuri kose. Na bosi namubwira ihene yanyemereye kuma nkayigurisha, ariko nkabona nkayishyura rwose ngakira. Impamvu mpamwe n'umuganga yakoze byinshi bitandukanye. Hano hanze abaganga bagiye batandukanye barya amafaranga y'abandi, abandi bakaza ari abatubuzi, ariko hari n'abaganga bazima bakora ibyo bakora bagiye batandukanye. Niyo mpamvu tubavuga ati mwajya mutugana tukabamamariza n'abafite inganda zigiye zitandukanye n'amakamba agiye atandukanye ndetse n'izindi bizinesi tukabamamariza. Urumva rero reka nkureke nsubire mu byanjye, narinze kugusura nshimire n'uriya munyamakuru wagusuye, ubwo nawe nazajya ikigenda neza kizagenda neza twemeze tugize. Umugisha rwose ndabashimiye byimazeyo, ninanakira nkabona nkize neza nzabashaka rwose twicara ahantu kabisa. Wemera ko ibirozi bibaho? Ndabyemera cyane, ubundi nawe umuntu umwe mu bapinga ko nta muntu ushobora kundoga, ariko ubu nagiye nabyemera ko abantu baroga rwose, kandi n'abavura bariho, ubu ngubu ntangiye kugira icyizere. Ushimire ugume mu hene zawe. Sawa murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka ngushimire wari kuri Kigali News 550, umuvandimwe asubiye mu ihene ze. Reka dukomeze kumubwira ati ihangane imbere ni heza bizagenda neza. So kamemana zone wazireka nkibwirira abadukurikiye ko buri kimwe cyose kibaho, birashoboka kuba Imana yaraguhaye ubwenge ikakuzana mu isi ikaguha ubumenyi, ikaguha impagarike n'ubugingo, ikaguha ubwenge. Nimba Imana yaraguha ubwenge n'ubukoreshe neza n'ubwitwaremo neza, nimba Imana yaraguha amaboko n'amaguru n'ubashe kubikoresha, nimba yaraguha ibyinshi bitandukanye n'ubashe kubikoresha, ubwo ntabwo uri uwanjye, wizere ko kandi mu buzima bishoboka. Reka mvuge ngo imbere ni heza. Abari muri Canada, Saudi Arabia, mu Bubiligi, muri Oman, Central Africa, mu bihugu byose bitandukanye n'abari mu rw'imisozi igihumbi, twizere ko mumeze neza.